Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi muri mo bigiye bitandukanye mugiye mudukurikiyemo muri bo. Ndagira ngo tugarutse mu makuru abakomeje kugenda atangazwa ku bitangaza makuru bitandukanye n'amakuru yakomeje kugenda avugwa n'abanyarwanda batari bake. Benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko amafaranga yishyurwa ku bwisungane mu kwivuza mu by'ukuri ari menshi cyangwa se ari ku gipimo kirejo cyane nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa n'abanyarwanda. Benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko leta y'u Rwanda igomba kuba yakicara ikongera ikavugurura bimwe mu bivugwa kuri mituweli cyangwa se mu by'ukuri ku mafaranga ari gutangwa ku bwisungane mu kwivuza kuri buri muntu umwe. Uraza kuba wasanga ari amafaranga akomeje kugenda azamuka cyane. Mushobora kuba mwibaza impamvu buri munsi mu by'ukuri nkomeza kugenda nkomoza ku bwisungane mu kwivuza. Nuko kugeza kuri akanya nujya kuba wareba mu Rwanda uraza kuba wasanga harimo ikibazo gikomeye cyane ku bwisungane mu kwivuza, ndetse n'amakuru akomeza kugenda yibazwaho n'abanyarwanda batari bake. Turi mu nama ya minisitiri yatanye ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2026. Ubona ko mu by'ukuri ari umwaka watangiye uvugwamo mu by'ukuri amakuru atari meza, amakuru akomeje kugenda ababaza abanyarwanda. Kugeza kuri akanya n'inama ya minisitiri yatanye igamije kuba yashaka ibisubizo by'ibibazo by'abaturarwanda. Benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri bakomeje kugenda bahutazwa, ndetse kandi bamwe bagashyirwa mu byiciro batagakwiye kuba barimo. Byose ndagira ngo tubirebere hamwe kuko tuba tugamije kuba tubagezaho amakuru akomeza kugenda atangazwa n'amakuru meza cyane. Tugiye kuba twakwibanda ku mwanzuro wa nyuma ugiye kuba wavuga kuri mituweli. Nguhaye ikaze. Nibyo koko ubuzima bwawe bwamaze kujya mu kangaratete bitewe nuko warozwe indwara z'amarozi zidakira, ugerageza kwivuza biranga burundu. Nta muganga n'umwe utigeze ushakiraho umuti ushaka gukira izi ndwara z'ibirozi warozwe bidakira, ariko byaranze burundu. Ngiye kukurangira umuganga umwe usigaye ku isi wizewe uvura izi ndwara z'amarozi akazitsemba burundu ku buzima bwawe. Uyu muganga avura indwara zananiranye ku marozi zidakira, bamwita Dr Pembe. Akorera ku ijwi muri Kongo. Aho waba uri hose nkwibutsa ko umuti yawukugezaho. Ushaka gukira izi ndwara z'amarozi warozwe ariko zikaba zaranze gukira, tugane kuri +24 38 Dr Pembe, umwami w'abaganga. Kandi Dr Minister Nsengiyumva yakomeje kugenda agaragaza ko ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli mu Rwanda akomeza kugenda agaragaramo ibibazo bitandukanye, ndetse kandi akomeza kugenda agaragaza ubusobanuro n'icyatumye u Rwanda ruzamura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza rimwe kandi arakomeza kugenda asaba abanyarwanda kuba bareka gukomeza kugenda bavuga amagambo aharabika cyangwa se asebya u Rwanda, bitewe nuko benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda akomeje kugenda azamuka cyane. Bakavuga ko batari gufatanya cyangwa se kumvikana na leta yabo ijana bitewe nuko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda arakomeza kugenda azamuka. Birakomeza kugenda bitangazwa na bamwe mu bayobozi b'u Rwanda bakomeza kugenda bagaragaza ko nubwo amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza yazamutse kugeza kuri akanya, benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko icyatumye azamuka byaba ari serivisi zigiye kuba zakongerwa mu buvuzi. Byose kandi bikaza kuba mu by'ukuri bigaragaza ko abanyarwanda bafatikanyije n'ubutegetsi bw'u Rwanda hagomba kuba harebwa uko bagomba kuba bakiyakira neza, mu by'ukuri bakakira inshingano zo kuba batangira kumenyera kwishyura amafaranga nk'uko byateganyijwe n'itegeko ry'u Rwanda ribigena. Ariko kandi ndagira ngo mu by'ukuri mbashe kuba nakugezaho tarifu uko zimeze. Nkora mbibutsa, ese ni gute amafaranga y'u Rwanda kuri mituweli azajya yishyurwamo kugeza kuri akanya nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Uretse utuntu duke na tumwe twakomeje kugenda tuvugururwamo, ariko uraza kuba wasanga ibindi wari usanzwe ubizi, ndetse kandi ndaza no kuba nakugezaho zimwe mu ndwara zikomeye cyane bongereye mu kuba zizajya zivugwa kuri mituweli. Ugasanga mbere yuko abanyarwanda bazajya bishyura bitatu, ugasanga mu by'ukuri ntabwo bavurwaga izi ndwara. Ugasanga umunyarwanda warwaraga imwe muri izi ndwara ngiye kukubwira wasangaga mu by'ukuri afite ibibazo bikomeye cyane, ndetse kandi amikoro yo kuba yakivuza iyi ndwara wasangaga ari ibintu bikomeye cyane. Yari indwara mu by'ukuri ivurwa umugabo igasiba undi. Kuri aka karere ko ni indwara zijya zivurwaho mu by'ukuri abaturarwanda bose, ndetse no kuba nababwira politike u Rwanda rwakoresheje kugira ngo rubashe kuba rwashyiraho bamwe bakazajya bishyura amafaranga y'umurengera, abandi bakishyura amafaranga ari hasi. Hano harimo ikintu gikomeye cyane ngira ngo abanyarwanda bamwe na bamwe mumenye, ndetse kandi ubu n'ubutumwa bwari bukenewe abantu bamwe, uretse ko nyine n'ubundi byabaye ngombwa ko tubishyira ku karubanda bikaza kuba mu by'ukuri byagenerwa buri muturarwanda wese udukurikiye aka kanya. Ko byamaze kuba byagaragazwa cyangwa se bikongera kuba byakibutswa abaturarwanda bose muri rusange, birakomeza kugenda bigaragazwa ko ubucucike bukomeza kugenda bwiyongera ku baturarwanda. Ndaza kuba nagaragaza ko aka kanya u Rwanda rurakomeza kugenda rugaragaza ko rumaze kugira abaturage basaga miliyoni 14 bashobora kuba bakabakaba 15. Birakomeza kugira byumvikana ko ubutumbagire bw'abaturage burakomeza kugenda bujya hejuru. Population density mu by'ukuri iraza kuba yazamuka cyane. Ugasanga mu by'ukuri abanyarwanda ngira ngo mwitonde ibintu mukomeza kugenda muvuga. Abanyarwanda bamwe na bamwe murakomeza kugenda mukora amakosa akomeye cyane, ariko ntabwo muri kureba kure. Mugasanga nyine
nyine donc muragenda muvuga ibigambo donc ugasanga abanyarwanda bamwe barakomeza kugenda bakora amakosa ari nabyo bikomeje kugenda birakaza inzego kugeza kuri aka kanya nuza kuba wabona mu by'ukuri twifata tukagaruka kuri mikoro tuza kuba twasubiramo ibintu buri munsi dusubiramo ibintu ntabwo mu by'ukuri bishimishije uraza kuba wasanga abanyarwanda bamwe batangiye kuba barakaza inzego. Ni gute ikibazo cy'abakobwa mu Rwanda gihora kivugwaho ugasanga ntabwo gikemuka ariko kandi mu by'ukuri abaturage ugasanga nibo bari kuba bagira uruhare mu kuba ibintu bimwe na bimwe cyangwa se serivisi za leta zimwe zikomeza kugenda zizamuka kandi leta y'u Rwanda nta kintu na kimwe idakora kugira ngo yite ku baturarwanda ahubwo abaturarwanda kakanya bamwe na bamwe mufite amakosa akomeye cyane mu byumve ndabivuze 1% abanyarwanda bamwe mufite ikibazo mu mutwe yanyu murakomeza kugera mu by'ukuri mukora ibintu bitari byiza cyane binababaza inzego ndetse kandi mukaza kuba mwakishyira mu mitego mutabizi ugasanga ni ikintu gikomeye cyane buri munsi murambivugaho. Ariko mbere yuko mbasha kuba nakomoza ku ikintu bwana munyamakuru uraza kunyura mu by'ukuri nze kuba nabanza kuba nabagezaho tarifu uko zifashe cyangwa se uko bazajya bishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ariko mu byumve nge ndababaye cyane ndagira ngo mu by'ukuri nimuze kuba mwakumva iyi message ngiye kuba nagenera urubyiruko by'umwihariko abakobwa murakomeza kugira mu by'ukuri murushya inzego z'u Rwanda mukarushya igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abayobozi bakiyobora ndetse kandi mukaba mwanataba abandi baturarwanda basigaye mu byumve neza urubyiruko rw'u Rwanda by'umwihariko abakobwa muri gukomeza kugenda mukora amakosa akomeye cyane ndetse kandi mukanakurura ibintu bikomeye cyane mukanarushya mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda. Mbere yuko nza kuba nakomeza n'izindi message bwana munyamakuru nyuma mu by'ukuri umpereze umwanya mbashe kuba nageza kuri abaturarwanda uko tarifu zifashe kuri aka kanya nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa ndagira ngo nubundi abari mu cyiciro cya mbere bazajya bishyurirwa na leta ibihumbi bigera kuri 4 mu by'ukuri uyu muntu uri mu cyiciro cya mbere azajya yishyurirwa na leta ibihumbi 4 nta nyunganizi na rumwe igaragayeho. Mu cyiciro cya kabiri we arajya yishyura ibihumbi bigera kuri 3 ariko leta ijye mushyiriraho amafaranga igihumbi cy'amafaranga y'u Rwanda we yishyure mu by'ukuri umusanzu w'ibihumbi 3 mu gihe kandi wa mu cyiciro cya gatatu we azajya yishyura ibihumbi bigera kuri 5 ariko leta ntagire inyunganizi nto igaragazaho. Anga harimo ikibazo gikomeye cyane bwana munyamakuru Rwanda benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko bari gushyirwa mu cyiciro cya gatatu kandi ngo batakikwiye amavu mu by'ukuri uza kuba wasanga ibihumbi 5 byabaye ibihumbi 5 mu Rwanda. Mu cyiciro cya kane ho barajya bishyura ibihumbi bigera ku 8 mu cyiciro cya gatanu ubwo barajya bishyura ibihumbi bigera kuri 20 urumva icyiciro cya gatanu cyarazamutse cyane bakomeje kujya mu by'ukuri bizamura cyane urasanga icyiciro cya gatanu cyashatse kwikuba inshuro 3 icyiciro cya kangahe cya kane ugasanga haracyarimo ahanga mu by'ukuri ibintu bagomba kuba bakosora. Ni gute umuturarwanda umwe azishyura 3 undi akishyura ibihumbi 20 ubwo byose ubwo baraza kuba batubwira ubwo nibyo benshi mu baturarwanda bakomeza kugenda bambaza ariko ngiye ku giti cyanjye numva impamvu leta y'u Rwanda umwe mwishyuza ibihumbi 20 undi kamwishyuza 3 nuko hari bamwe mu baturarwanda ushobora kuba wasanga ugasanga babayeho nk'abanyamahanga bafite amafaranga ndengakamere mu gihe kandi unasanga hari umwe kurya biza kwa byabera ingorabahizi ari mpamvu leta y'u Rwanda avuze uti uyu nguyu kurya bibera ingorabahizi no kwivuza ubwo ntibyabasha kuba byamukundira reka tumushyire ku bihumbi 4 byose tubyishyure tubishyire ku mutwe wa leta ugasanga leta irakomeza kugenda ibashyira igurura bamwe na bamwe abandi bagataka bakarira byose ndagira ngo bwana munyamakuru RSSB ize kuba yaba hafi ije kuba yadusobanurira mu by'ukuri ni gute ibi bintu biba byifashe cyangwa se bagendera kuki batora ukuntu aya mafaranga bazajya bashyira ku rutonde mu gihe kandi abaturarwanda bamwe na bamwe bakomeza kugenda bagaragaza ko amafaranga cyangwa se mu by'ukuri ibyiciro bari gushyirwamo batagakwiye kuba babirimo ubwo byose ndagira ngo RSSB izadufashe idukorere urutonde natwe turigeze ku baturarwanda icyatumye hari abanyarwanda bamwe bagaragaza uti mu by'ukuri mu systeme turaza ko twakwisanga mu byiciro tubitari ngombwa ko twakagombye kuba turimo gasanga umuntu nta rwara rwo kwishimagira wo muturarwanda ariko gasanga yashyizwe mu cyiciro cya gatatu cy'ibihumbi 5 no kurya hangaha ari ingorabahizi byose ubwo ndagira ngo RSSB n'ubutumwa bapfunyikiye muze kwa by'ukuri mwabitugezaho ubundi tuze kuba twabihereza abatura Rwanda byose byakomeje kugenda bigaragazwa. Ikintu nakoze meshe kugenda mvuga ati ikosa abakobwa bakomeje kugenda bakora bakobwa mukomeje kugenda mwiyandarika mugaterwa inda zitateganyijwe uko mubyara abana benshi n'u Rwanda mu by'ukuri ukagira high population niko nanone mu by'ukuri na services za leta zimwe na zimwe zo kubuvuzi ziri buzi kuba zazamuka cyane. Rubyiruko rw'abakobwa ni mwifate mwirinde mu by'ukuri mureke kuba mwaterwa inda zitateganyijwe ibingi ntabwo bikwiye uko mukomeza kujya mu by'ukuri mukuza umwuga w'ubusambanyi cyangwa se munakuza ubusambanyi nibwo biri buze kuba byataba mu by'ukuri babandi nabo basigaye bari gusaza kubera ko murakomeza kugenda mwongera high population ugasanga ibintu birakomeza kugenda bikara cyane kuri aka kanya nibwo butumwa naza kuba nagenera urubyiruko nsaba RSSB ize kuba yatugeza